Hello my people, mumeze mute? Ndaguha ikaze kuri video y'uyu munsi aho ngiye kubakorera video ivuga kuri lens, mbereka se iyi lens ikora ite, imeze ite, ese quality zayo uramutse uyishaka ni ikihe waba uyishakamo, ni izihe quality wayibonamo. Ngiye gukora kuri video y'iyi lens mbereke ese ayikoresha bate, ese nutuye dushya igiye ifite. Ni lens ni Sony G ariko ntago ari G Master, ni Sony G 18/105. Are you ready? Let's go. Video nabasezeranyije rero turayitangiye. Tugiye kureba ese iyi lens mu byukuri ikora ite. Ni lens ndimo ndakoresha muri iyi minsi ariko nabonye ibyiza byayo, mbona ntago nabyihererana. Nimba nawe ufite gahunda yo kuba wagura lens, ukeneye kugura wenda lens imwe ari ukeneye kugura ukaba ari ukoresha, iyi ngiyi wayigura kubera ko ikubiyemo ibintu byose. Ni Sony lens 18/105 mm. Reka turebere hamwe ese mu byukuri iyi lens ikora ite. Iyi lens irakomeye, uburyo ikozwemo irakomeye, body yayo inyuma irakomeye nkuko muri kubibona. Ikindi ngira ngo muri kubibona focus yayo iri soft, iyo uri murayikaraga ibiri soft. Hanyuma zoom nayo iri soft. Ariko ikindi kintu cyiza cy'iyi lens, ushobora kuzoominga udakoresheje no ring, ahubwo ugakoresha aka kantu. Iyi buto yitwa power zoom. Iyo uyikoresha mu gihe ushaka kuzoominga ariko image ikaza iri stabilize. Kuko uyikoresheje zoom ring ishusho riza ritari smooth. Urabona rero ko ari indi karite mu byukuri. Okay, reka turebere hamwe mu byukuri ese ubundi ubwiza bw'iyi lens ni ubuhe. 18/105. Bisobanuye ko nimba ufite iyi lens, nubwo yaba ariyo yonyine ufite, iyi lens ishobora kugufatira amashusho ya wide, ishobora kugufatira ama shots ya close up, ishobora kugufatira ama medium. Iyi lens nta kintu itagufatira. Hari amashusho menshi nayifatishije, uraza kureba se iyi lens mu byukuri quality yayo ni iyi. Nimba ufite igitekerezo cyo kugura lens muri iyi minsi ukaba shooting ukoresheje Sony camera, iyi lens yakubera choice. Nubwo waba udakoresha Sony camera, wanakoresha adapter ukayishyiraho ukayikoresha nta kibazo yagukorera. Ariko ikindi kintu mugomba kumenya kuri iyi lens iyo uyishyize kuri full frame kuko ari APS-C, bisaba kujya muri setting ukabihuza, kuko iyo utabihuje biba bimeze gutya. Full frame ni frame nini nkuko nabigishije frame, muzajye ibintu byinshi bizagenda bigarukamo mu byo nabigishije. Full frame sensor ibifite milimetero 35, mu gihe APS-C ibifite milimetero 22. Ubundi bwiza ngiye kubabwira bw'iyi lens, abantu mushutinga ama video mukoresheje gimbal, ntabwo wakoresha gimbal utayistabilijeho kamera yawe neza. Ni ukuvuga ngo rero ahantu biza guhurira n'iyi lens, murabizi ko iyo ukoze zoom warangije gustabiliza gimbal yawe urimo urashootinga, gimbal yawe ihita equilibre, igatangira ntibikiri stabilize nkuko wayistabilije. Biba bisaba ko wongera uko ukoze zoom ukongera ukayistabiliza bundi bushya. Iyi lens rero ikiza cyayo iyo ukoze zoom out, zoom in,
ntago bisohoka, ntago ijya hanze. Iyi ni zoom, ubu ndimo ndazoominga ariko nta kintu na kimwe ushobora kubona kigeze kijya hanze. Byose babikoreyemo indani ku buryo iyo ukoze zoom urazoominga ukabibona kuri kuzoominga ariko ntago isohoka ngo ijye hanze, mu gihe izindi lens isohoka zikajya hanze, iyo zoominze iguma hahandi. Kuri gimbal niyo wakora zooming anite ntago ita umurongo kuko nta biro byiyongera. Iyi nayo ni indi karite. Reka dutestinge na autofocus y'iyi lens turebe se mu by'ukuri ifokasinga gute, ese ifokasinga mu gihe kingana iki. Ntago yakugora mu gihe waba uri gufata amashusho uri gukoresha autofocus. Reka dutestinge autofocus yayo turebe mu by'ukuri. Ngira ngo murabona ko atari bibi. Ngira ngo murabona ko atari bibi. Ngira ngo murabona ko atari bibi. Iyi lens yagufatira mu by'ukuri. Ushobora kuba uri kwibaza amashusho iyi lens yaba yarafashe, ushaka wenda kureba kugira ngo urebe quality yayo cyangwa se uburyo isa, wakirika kuri ako ka link kari hejuru, hanyuma ukareba amashusho yaba yarafashe, nawe ukajudging ukareba ese ubundi ibintu ndi kuvuga kuri iyi lens nibyo cyangwa ntago ari byo. Nkomeza mbabwira kuri iyi lens, ntuzayikoreshe kuri kamera idafite IBIS. Mu magambo arambuye, in-body stabilization. Ni ukuvuga ngo iyi lens yonyine nta buryo buriho ushobora gutuma stabilizinga ishusho ryawe. Ni ukuvuga ngo ishobora kuguha ishusho riri smooth, ridashakinga mu gihe wayikoresheje kuri kamera ifite uburyo bwayo yistabilizamo indani y'ubwayo. Reka tuvuge ku kintu cya low light. Low light ni mu gihe uri gufilimira ahantu hatari light, nicyo bivuze. Ariko ubushobozi bw'ibikoresho uri gukoresha bukaba bwagufasha gufata image isa neza kandi nta light ufite ihagije. Iyi lens rero ntago ndi buyigukonseye cyane kuri low light, ariko nanone ntago ari mbi. Impamvu ntari buyigukonseye nuko ifungukira kuri kane. Bisobanuye ko ntago yinjiza urumuri rwinshi mu by'ukuri, ariko nanone ntibyakubuza kuyigura mu gihe waba ufite andi matara uzajya usetingaho mu gihe ushaka gukorera ahantu hatagaragara neza, aho ngaho yagukorera cyane. Ariko mu gihe nta light ufite ushaka gufilima ama image y'ahantu hatabona, iyi lens ntago nayigukonseye cyane kubera ko ifungukira kuri kane, yinjiza urumuri ruke cyane rwose. Ariko ntago nanone icyo wagishingiraho ngo uhite wanga lens. Reka dutestinge low light yayo. Urabona hano nari ndi gukorera kuri eyes ingana n'ibihumbi 2500, aperture ya 4. Iyi ni nayo maximum y'iyi lens, shutter speed ya 50. Murabona ko low light y'iyi lens atari bibi, yagukorera cyane. Ifite quality nyinshi nazibabwiye. Nimba ushaka gushutinga ama image yo hanze, ushaka gushutinga ama landscape. Reka tuvuge ku kintu cya photography. Iyi lens kuri photography irakora neza cyane. Nayitestinze nsanga amafoto yayo ni meza cyane. Nimba rero uri videographer, uri photographer, ndagushishikariza kuba wagura iyi lens. Nimba ufite ibitekerezo byo kuba wagura lens muri iyi minsi, ukayishaka ku isoko, nta gihenda, igiciro cyayo ni gito cyane, iri ku $600. Muri description link yayo ku buryo ushobora kugenda ugahita uyisearching ukareba ese kuri Amazon, ukareba ibiciro byayo ukaba wanayigura. Reka mbashimire cyane rero mwebwe twabanye muri iyi video, tugeze ku musozo wayo. Ariko nimba utarakora subscribe ukaba uri mushyashya kuri iyi video, kora subscribe kugira ngo ntuzongere gucikwa na video zacu ko tuzishyizeho. Ntiwibagirwe gukora like nimba ino video yagushimishije, wisharinge n'abandi bantu bawe, inshuti, abavandimwe, abantu uziko bakunda bino bintu, wayibasharinga kugira ngo nabo bazajye bagiraho nosiyo kuri bino bintu. Ciao.